Alo, ndabashuje cyane mu izina rya Yesu Kristo. Amahoro y'Imana abe ku buzima bwanyu n'ubwacu aho turi hose, aho dukorera mu nce zitandukanye mu izina rya Yesu. Turimo turaganira cyane ku magambo y'Imana ajyanye no kubaho ubuzima bubohowe cyangwa se buvuye mu nzu y'imbohe. Inzu y'imbohe ni iki? Ibitekerezo bishobora kuba mu nzu y'imbohe, umwuka wawe ushobora kuba mu nzu y'imbohe, ubugingo bwari bwo buzima bushobora kubohwa, umubiri ushobora kubohwa, imigisha yawe ishobora kubohwa, ishobora kuba ifunzwe, ifashwe bidakunda. Icya kabiri, hari uburyo, hari n'iminyururu, ingoyi. Rero ndashaka tuganire ku nzira iyo twakoresha uyu mwaka cyangwa se mu buzima bwacu kugira ngo tubeho ubuzima bubohowe mu izina rya Yesu. Ushobora kwibaza ngo nakora iki? Ushobora kwibaza ngo nabikora gute? Nabigenza gute? Narwana gute intambara kugira ngo ngere ku buzima bubohotse? Izo mbaraga zo kubohorwa nzakire. Ndakubwira ngo birashoboka mu izina rya Yesu, amen. Reka dusome ijambo ry'Imana, turebe mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, ibice 16, umurongo waho wa 25 no 26. Haravuga ngo ariko mu gicuku Pawulo na Sila barasenga, baririmbira Imana, izindi mbohe zirabumva. Umurongo wa 26, uwo mwanya habaho igishyitsi cyinshi, imfatiro z'inzu y'imbohe, imfatiro z'inzu ziranyeganyega, inzugi zose zirakinguka, iminyururu bava ku maguru, iminyururu ya bose iradohoka, amen. So hano turimo tuganira ku ijambo ryo kubohorwa, kugendera cyangwa kwinjira cyangwa kuba mu buzima bohowe. Nyamara tukiganira kuri aya magambo, tukiganira kuri ijambo ry'Imana riboneka mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, aratwereka neza ko Pawulo na Sila iki gihe bari mu bihe biboshywe, bari mu bihe bikomeye biremereye ubuzima bwabo. Bari babohewe mu nzu y'imbohe i Filipi, bakingiranywe muri gereza kandi baboshywe amaguru n'amaboko. So Bible tubwira ngo bagejeje igihe cya nijoro cyangwa cyo mu gicuku, nta kindi gisubizo bafite ngo basenga Imana. Gusenga ni inzira yo kubohorwa ya mbere. Gusenga, wowe ubwawe kumenya gusenga, ntabwo ari ukumenya gusengerwa, nta nubwo ari ukumenya gusengesha ngo bagusengere. Njya ndakubwira abantu nkabwira ngo isengesho ryawe ry'iminota 3 rishobora kuruta amasengesho y'ukwezi wasengewe n'abantu, kuko Imana yarakuremye, iguha umwuka wayo, iguha agaciro. Reka mbabwize ukuri bantu b'Imana. Imana Bible tusoma ukuntu Imana turemye, itubwira ko nta tandukaniro ryacu n'Imana. Yaturemye mu ishusho yayo, ituremera mu bwiza bwayo, iduha umugisha wayo, sibyo? Iduha ubuzima bwayo, idushyira mu isi kubaho nkayo, nk'uko ibaho. Niko Imana yashakaga. Yashakaga ngo muri Edeni hamere nko mu ijuru. Uko Imana imeze iri mu ijuru, uko iteye iri mu ijuru, ni nako na Adamu yagombaga kuba hari muri Edeni mu isi. Icyo kirumvikana neza. Nubwo buryo Imana yakuremye. Bivuze rero ngo igihe Adamu yateshukaga ku ntego yaremewe kuba yo, n'igihe yateshukaga kuba icyo agomba kuba cyo, nicyo gihe yabaye imbohe y'ibindi bintu bitari byo.
Yesu atugiriye neza cyane. Yatakaje ikintu kinini cyane cy'ubusabane n'Imana, aricyo cyamuhinduraga nk'Imana, cy'ubwiza bw'Imana, nicyo cyamwangizaga. Niyo mpamvu muri Kristo Yesu, niyo mpamvu ikiremwa cyose cyitwa kiremwa muntu kitari muri Kristo Yesu, nta bundi buryo, nta rundi rufatiro wakubaka kugira ngo wongere guhura n'Imana cyangwa gusa n'Imana. Kuko ikiraro cyahuzaga umuntu n'Imana Adamu yaragitemye wa kera, akoresheje gukurikiza imyumvire n'imitekerereze y'inzoka. Inzoka nayo yakoreshejwe n'umubi Satani. Igihe rero Adamu yumviraga igitekerezo cy'inzoka, ari wo mwuka uvuye kuri Satani, niwo munsi aca urutindo cyangwa se ikiraro cyaduhuzaga cyangwa cyahuzaga umuntu n'Imana. Bivuze rero ngo Kristo we icyo yakoze ni iki? Umwana w'Imana yanesheje wa mwuka w'inzoka wakoreye wa mwuka wa Satani wakoreye mu nzoka ugashuka Adamu, ukica bwa busabane rwa rutindo. Kristo yarongeye araza arabihindura, ararwubaka, arongera afata wa muntu wateshutse, wa muntu watandukanye, watakaje buri kimwe cyose mu ngobyi, arongera amuhuza n'Imana. Nimo ndagaruka ku ijambo ryo gusenga. Bivuze rero ngo iyo turi muri Kristo cyangwa iyo Kristo ari muri twebwe, tuba twongeye gusubirana bya bintu Adamu yatakaje kubera ya nzoka, wa mwuka wa Satani wari muri ya nzoka. Turongera tukabihabwa, turongera tugahabwa ka gaciro Adamu yari afite imbere y'Imana ataracumura. Muri Kristo Yesu nimwe tukabona. Turongera tugahabwa bwa bwiza Adamu yari afite muri Edeni ataracumura. Muri Kristo turongera tukabwakira. Turongera tugahabwa wa mugisha w'ishusho y'Imana Adamu yatakaje amaze gucumura. Turongera tukaberwa muri Kristo Yesu iyo tumaze kumwizera. Turongera tukabona wa mugisha. So rero niyo mpamvu bivuga ngo iyo turi muri Kristo Yesu tuba turi ikiremwa gishya. Babyumva? Tuba turi abana b'Imana, ntabwo tuba tukiri abantu b'Imana. Hari abantu b'Imana, hari n'abana b'Imana. Abana b'Imana ni abahe? Ni abatsindishirijwe, ni ababyariwe muri Kristo Yesu binyuze mu kumwizera no kumwiringira. Niyo mpamvu igihe cyose twizeye Kristo duhinduka abana b'Imana. Rero ntabwo rero umubyeyi ashobora kunezezwa n'umwana we umutumaho undi muntu ngo genda umbarize papa, genda umbarize mama, genda umbarize. No, umubyeyi aba ashaka yiyumvira ijwi ry'umwana we amwisabira, amwibwirira. Niyo mpamvu rero kwisengera ubwawe n'akanwa kawe mu mbaraga zawe uko ungana n'uko ushoboye bifite imbaraga nyinshi kuruta umuntu usengerwa n'abandi banatisengera. Rero kwisengera biri mu nzira zikingura imiryango, biri mu nzira zibohora iminyururu. Niyo mpamvu Pawulo na Sila ngo bageze mu gicuku barasenga, n'izindi mbohe zirabumva ngo umuriro uraza, imiryango y'inzimbohe irakinguka. Uyu mwaka iga gusenga. Icya kabiri ngo baramya Imana. Kuramya Imana cyo n'ubundi buzima. Kuramya Imana si ukuririmba gusa. Kuramya Imana ni ugukora ubushake bw'Imana. Kuramya Imana nicyo Adamu cyamunaniye na Eva byakuye mu ngobyi. Nuko bahisemo ubushake bw'inzoka bwa Satani bunyuze mu nzoka, birengagiza ubushake bw'Imana bwo gukomeza kumvira iki? Imana. Iyo turi muri Kristo Yesu, iyo tugenda muri Kristo Yesu tuba turimo kuramya Imana. Niyo mpamvu umuntu uri muri Kristo Yesu wese arabohorwa, iminyururu imuva ku maguru n'amaboko, kuko muri Kristo niho turamiriza Imana. Haleluya! Kuramya Imana ni ugukora ubushake bw'Imana. Uyu mwaka rero Kristo agufungurire buri nzu y'imbohe mu izina rya Yesu. Uyu mwaka wige gusenga, wige kwinginga, wige kuramya Imana. Aho uri hose wige gukora ubushake bw'Imana, wige kugenda mu bushake bw'Imana, wige kubaho uko Imana ishaka, wige gukora uko Imana ishaka, wige kugenda uko Imana ishaka. Uzabyuka mu gitondo usanga imiryango yawe yakingutse, wavuye mu bubohe. Uzabyuka mu gitondo usanga iminyururu yakuvuye ku maboko n'amaguru, uragenda uboho uri muzima mu izina rya Yesu. Yesu abaho umugisha kandi abagire neza kuko kwakira kubohorwa gushya muri uyu mwaka 2026 mu izina rya Yesu.